99.5% ku bakristo batuye mu isi. Ibyo bizera biri kontrere n'iby'abatubanjirije abo batubwiye ngo aribo batubera icyitegererezo bizeraga. Ntabwo tureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka. Kubera iki? Kuko ibiboneka ni iby'igihe gito, ariko ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Ese ibyo ni kwizera uyu munsi n'ibyo Aburahamu yizeye? None se ko ijambo ry'Imana rivuze ko ari we cyitegererezo cyanjye mwiriye gufatiraho, kuki nta kwizera ibyo Aburahamu yizeraga? Abibonye ko iyo nzu izaterwa icyamunara, uburyo yabyizeye kugeza ubwo agiye mu cyamunara, kugeza ubwo apiganwa, kugeza ubwo basigare babiri, kugeza ubwo ari we noneho wemerewe inzu, ategereza amafaranga araheba. Shuti, subiza, uyu muntu yaba yari yizeye cyangwa ntiyari yizeye? Kwizera kwa nyako kurarema ibintu bikabaho. Niba rero wizeye ukumva wizeye ukabona ibyo wizeye n'ibiri kuba, ntabwo kwizera ufite ariko kwa nyako. Tuzareba kwizera kwa nyako uko ariko. Muri wowe harimo igitangaza gikomeye, harimo nyiri bitangaza. Niba rero nyiri bitangaza kurimo, kuki wirirwa wirukanka nyuma y'ibitangaza? Icyo nicyo Yesu yadutumye, ni uguhindura abantu tukabahindurira kuba abigishwa ba Yesu. Ntabwo ushobora kuba umwigisha utabanje kwiga. Umwigisha wese iyo yigisha nabo barimo kwigishwa. Banza winjize umuntu mu bwami bw'Imana, hanyuma nagera mu bwami bw'Imana ibindi azabisangayo. Amahoro kuri wowe nshuti muvandimwe, mwene data, wowe ubana natwe buri munsi ku biganiro bitambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza ubwami bw'Imana. Uyu munsi reka nongere nkubwire, ni Imana iragukunda. Ku byo unyuramo byose Imana iragukunda. Hanyuma ukomeze kwishikamizaho umutima wawe. Urukundo rw'Imana rukomaho uryamye ubyutse. Imana iragukunda. Reka dusuhuze rero mwebwe mwese mudukurikira, abari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali, abari mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba n'iburengerazuba. Mwese Imana ibahe umugisha bakurikirana inyigisho zitambuka kuri Iron TV. Turasuhuza abandi muri hano muri East Africa, abari muri Afrika burasirazuba mu karere kacu k'ibiyaga bigari. Turasuhuza abadukurikira mwese bari Malawi, Mozambique, Zimbabwe, South Africa, Central Africa. Mwese mukurikirana inyigisho zitambuka kuri iyi channel. Turasuhuza n'abandi mwese muri hakurya y'amazi magari, diaspora mwese, abari ku mugabane w'Uburayi mu bihugu bitandukanye, abari ku mugabane wa Amerika muri states zitandukanye, ya Amerika y'amajyaruguru, y'amajyepfo, abadukurikira muri Australia. Turabakunda cyane abadukurikiye mwese, kandi no kuri turabakunda. Nongeye mbabwire ngo turabakunda. Hanyuma n'abandi badukurikira bari muri Aziya, bari mu Bushinwa, bari mu Buhinde, tujya tubabona bakurikira inyigisho tubagezaho. Imana ibahe umugisha. Jewe rero mukomeje kuganira. Amazina yanjye nitwa Jean-Luc Ikingeneye. Tumaze iminsi turimo turiga ku nyigisho z'igitabo cy'ibyahishuwe, igice cya 13, aho twigagamo ibintu bigeze kuri 6. Twarababwiye ku nyanja ivugwamo iriya nyamaswa zamuka ivamo, ndetse n'imitwe 7 iriya nyamaswa. Cya 3 n'amahembe 10 yayo. Cya 4 n'iriya nyamaswa izamuka iva mu butaka twabonye ifite amahembe 2 n'umwana w'intama, ikabivuga nk'ikiyoka. Icya 5 ni igishushanyo cyaremwe bisabwe n'iriya nyamaswa yazamuka iva mu butaka. Hanyuma icya 6 ni umubare 636. Ibi byose twarabyize, kandi mu by'ukuri ku bantu bitwa abakunzi b'Imana, bashaka kumenya ubwiru bw'ijambo ry'Imana no kumenya isi igeze, bashaka kumenya ibihe n'iminsi, bamaze kumva byinshi, bamaze kumenya ko tugeze ku musozo w'isi, kandi bamaze kumva ko neza nagisigaye ngo Yesu Kristo agaruke. Uyu munsi rero turagarutse. Ubundi twebwe ikintu Imana yaduhamagariye nuko yaduhamagariye gufasha abantu mu buryo bwose.
ngira ngo tugira ibiganiro bine bitambukamo inyigisho z'uburyo butandukanye. Abantu tumaze kumenyerana murabizi, harimo iki kiganiro cya mbere cyitwa igihe cyanjye, gitambukamo inyigisho z'uburyo butatu: kugaruka kwa Yesu, ibimenyetso by'ibihe biranga kugaruka kwa Yesu cyangwa se bigaragaza isaha igeze, ndetse n'ubuhanuzi bw'igitabo cy'ibyahishuwe, aho tugenda tureba mu byahishuwe bimwe mu byahanuwe biri gusohora mu isi. Akazi ikiganiro cya kabiri aricyo dusengane, aho dufatanya n'abantu gusenga tukaniga inyigisho ziba no gusenga. Urumva izi nyigisho ni inyigisho zifasha abakristo bamaze kwizera uburyo bakwiye kubaho mu buzima bwo gusenga. Bajya bavuga ngo iyo ifi ivuye mu mazi irapfa, uko niko n'umukristo udasenga apfa mu mwuka. Kugira ngo byakunda agira amadefo menshi, agira ibyaha byinshi akora kandi ntamenye ko yabikoze. Rero umukristo udasenga ahwanye n'umupagani ubayeho mu buzima n'ubundi bwe yarasanzwemo, kuko uzasanga nawe yigaragura mu byaha byinshi, mu magambo barimo, mu mbega mu byaha byinshi abahari. Rero twiga ku kintu kirebana no gusenga, kuko Bibiri tubwira ko Yesu yagiraga imirimo myinshi mu murimo wakiri hano mu isi, ngo yirirwaga yigisha. Niko ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 21:37. Yirirwaga yigisha, ariko bwakwira agasohoka akaraka umusozi witwa Elayono, bwacya mu gitondo abantu bakaza hari kumwumva. Urumva yiriwe yigisha ataruhuka, ariko kuko Imana ishaka kugirana ubusabane n'umuntu, ubu busabane bukomoka mu bihe ufata usenga ubwira Imana no mu bihe ufata usoma ijambo ry'Imana, akaba ari naho ukura uburyo bwo kunesha. Rero izi nyigisho tuzigisha kugira ngo dukomeze gufasha abakristo, tuzakomeza no kuziga. Hanyuma iyo tumaze kwiga izi nyigisho, natwe tugerageza gushyira mu bikorwa ibyo twigishaga gusenga. Ngira ngo muri sashize mwabonye ko twamaze bituma kwiga kubirebana no gusenga, ndetse gusenga gushingiye no kubikorwa, aho twafatanyaga na Mama Karabo, hazamo n'ibirebana n'ibikorwa dukora ko nabyo bikwiye kubaho mu buryo tubikora, ariko mu nzira y'amasengesho, imirimo myiza. Twaganira ku gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Rero turongera tukanasenga natwe. Icyo ni ikiganiro cya kabiri, aho hatambukamo izo nyigisho zo gusenga, ndetse n'uburyo natwe tubikora, tugasenga n'abantu bari hirya no hino ku isi, mu bihugu bitandukanye, ku migabane igize isi, abafite ibibazo, abafite ibigeragezo, yewe rimwe na rimwe kandi nubwo dushobora kuhaguruka tukajya ahantu kure gusengera ibyifuzo twahawe n'abo bene data, dushobora kujya ahantu Imana itwemere kujya, tukajya gusengera uwo muntu, kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo twikorererane imitwaro. Kandi ijambo ry'Imana kongera kavuga ko tubabarana n'abababaye, tukishimana n'abishimye, tukarirana n'abarira. Niyo mpamvu ibyo tubikora, kandi tubikora tubikunze, tubikorana n'umutima wacu wose, kuko ari Imana yaduhamagariye mu ijambo ryayo, niko ijambo ry'Imana ribivuga. Ikiganiro cya gatatu ni ikiganiro kivuga ku busesenguzi bwo muri Bibiliya. Iki kiganiro tugiye kugitangira, aho tugiye kugenda twiga igitabo ku kindi, noneho tukajya dusoma, tugafatanya n'abantu gusoma ijambo ry'Imana. Ibyo dusoma tukanabireba, tukabisesengura, tukavuga ngo none se ibi bintu dusomye twaba turi kubikurikiza? None se niba tutari kubikurikiza, ubu ntabwo ishyano ryaba rituguye hejuru, tukaba twibwira ngo twemewe n'Imana kandi Imana itatwemera, tukaba duhora bamwe mu nsengero turamya, duhimbaza, abandi tuba ku masenti ducuranga, abandi tubwiriza, abandi tuyobora amashengero, ariko Imana itatwemera? Tugiye kujya dusoma igitabo ku kindi, dusome. Ubwo turagusaba nawe kuzafata Bibiliya, icyo kiganiro ko tugiye kugitangira, tugasoma, twarangiza gusoma tukareba bya bintu, tukabyanaliza, tukabicukumbura, tukareba koko niba turi kubishyira mu bikorwa. Iki kiganiro ubusesenguzi kuri Bibiliya, ndagusabye n'ukuri ndakwinginze ngo bana natwe, kuko iki kiganiro uzunguka byinshi, kuko harimo ubumenyi bwo gwishurirwa ubwiru bw'Imana mu ijambo ryayo, bizatumenya Bibiliya, bizatumenya ijambo ry'Imana. Ikiganiro cya kane ni ikiganiro kivuga ku birebana n'ibi bintu bibereho
biri gutambuka mu buzima bwacu bwa buri munsi, kikaba cyitwa menya nibi rero tugaruka ku bintu twagiye twumva mu makuru, mu binyamakuru byagiye biba ku bantu. Nk'ejo bundi mwumvishe umuntu wiyahuye hejuru kuri etaje yitwa Inkundamahoro ari Nyabugogo, aparitse lava phone vomuderi hariya hura arasimbuka agwa hasi. Bamwe bakavuga ko ngo yaragiye kure umugore bari baramubwiye ngo umugore warasambana, ngo kuko agiye asanga yamusanze bari mu kumusambanya bitumutera kwiyahura. Ibyo ni abantu babivuga, ariko ibyo byose tubigarukaho tukareba ese ibi bintu birimo kuba ntabwo byaba byarahanuwe. Uzi kubona umuntu aparika imodoka yarangiza akiyahura? Nuko abantu babuze amahoro, abantu babuze ibyishimo, abantu babuze amahoro mu mitima yabo, kuko biravuga ngo Yesu niwe mahoro yacu. Nta muntu ufite Yesu ushobora kwiyahura. Buriya nubona utangiye guterwa n'umwuka wo kumva ko wakwiyahura, uzamenye ko Yesu atakiri muri wowe, kuko aho Yesu ari haba amahoro, haba umutekano, haba ibyiringiro, haba kwizera. Nta kintu na kimwe gishobora kwihebesha umuntu mu isi. Ngibyo rero ibiganiro bine tugenda tugaruka kuri icyo kiganiro cya kane, tugenda tugaruka ku bintu byabaye hirya no hino, ibyo mu bitangazamakuru bagiye bagaragaza, ibyagiye biba mu miryango hirya no hino, tukaza kubihuza n'ikijambo ry'Imana rivuga, ku buryo tubona ko ibyinshi byahanuwe mu ijambo ry'Imana birimo birasohora, kandi ari ibiranga kurangira kw'isi cyangwa se gusaza kw'isi n'abayituye. Reka uyu munsi rero mbabwire insanganyamatsiko tugiye gutangira kwiga mu kiganiro cyitwa ubusesenguzi. Uyu munsi tugiye gutangira kuganira mu kiganiro cyacu cyitwa ubusesenguzi kuri Bibiliya. Mu busesenguzi kuri Bibiliya uyu munsi tugiye guhera ku nsanganyamatsiko cyangwa se kuri topiki tuzaganiraho uko Imana izadushoboza, topiki irebana no kwizera. Izi nyigisho zose turaziha abantu kugira ngo abantu babashe kugira mu rwego rushimishije rwo gukura, n'abadakijijwe bakizwe. Tumaze ibisi turimo kwigisha ibimenyetso by'ibihe, ibiranga isi aho igeze, aho tubonye koko isi igeze finally. Uyu munsi noneho tugiye gukomeza twigisha noneho kwizera n'iki, kugira ngo ari umuntu wakijijwe amenye ko yizeye cyangwa se atizeye, n'undi utarakizwa amenye ko nakwiriye kwizera. Tugiye kuganira rero ku nsanganyamatsiko ivuga ngo kwizera. Ubwo tugiye kuganira hejuru yo kwizera. Kwizera ni iki? Ubusobanuro bwo kwizera, definisiyo yo kwizera ni iyi. Abaheburayo 11 umurongo wa mbere. Mwihangane gato mbanze uyu murongo nkubasomere mu wumve neza, kuko kwizera tugiye kuganiraho kurakomeye. Tugiye kuganira kuri topic yitwa kwizera, tuzayiganiraho iminsi. Turashaka kugira ngo abatarakizwa bamenye kwizera icyo ari cyo, n'abakijijwe benshi bari mu buryo bw'ikigare bamenye kwizera icyo ari cyo. Uyu munsi rero tugiye gutangira inyigisho. Reka tubanze dusome titire y'aya magambo, igitabo cy'Abaheburayo, urwandiko rwandikiwe Abaheburayo 11 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Ariko reka dusome titire kuntu ivuga. Titire iravuga ngo kwizera icyo ari cyo, ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Iyi nteruro y'amagambo cyangwa se iyi titire irimo ubusobanuro bwinshi umuntu yasobanura ntazaburangiza. Hano watubwiye ngo kwizera icyo ari cyo, icyitegererezo cy'abizera nyakuri. Reka iri jambo ndivuge mu buryo bwumvikana. Ubundi hano bashatse kuvuga ngo ubundi kwizera uzi icyo ari cyo, ni nk'aho ari cyo bari bashatse kuvuga. Noneho bagahita basubiza ngo niba utazi kwizera icyo ari cyo, dore icyitegererezo cyangwa se ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Ni ukuvuga ngo iyo usubishije icya 11 cyose rero baba bakubwiye ngo ngaho soma wumve abizera nyakuri ari bo kuraho icyitegererezo, wumve ibyo bizeraga ibyo ari byo. Noneho nurangiza wipime ku munzani, ukandagiye mu birenge byabo aho bakandagiye, urebe ese ibyo ndi kwizera uyu munsi byaba bimeze nk'ibyaba batubanjirije aribo cyitegerezo cyacu bizeraga. Aha ngaho uhibaze, kuko Bibiliya itweretse ko aribo cyitegererezo cy'abizera nyakuri. Kuvuga ngo
nibo dukwiriye gukuraho icyitegererezo cyo kwizera. Noneho basome rero urwandiko rw'Abaheburayo cya 11 wumve abaribo kandi wumve n'ibyo bizeraga, nurangiza wipime urebe ese jyewe nibyo nizera cyangwa nizera ibidahuye n'ibyabo. Kuko iyo urebye muri iki gihe urareba ukabona abantu bari kontrere n'ibyo abatubanjirije bizeraga. Ubona kwizera dufite uyu munsi benshi tujeneralije nibuza 99.5% ku bakristo batuye mu isi. Ibyo bizera biri kontrere n'iby'abatubanjirije abo batubwiye ngo aribo batubera icyitegererezo bizeraga. Ibi rero tuzabyiga kubera iki. Nk'isomye hano mu Baheburayo cya 12 umurongo wa 1 haratubwira ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo twiyambure ibituremerera n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba. Ruvuga ngo abo bose ni igicucu cyabo cy'abahamya, igicucu cy'abahamya. Reka dusome noneho rero mu Baheburayo 11 umurongo wa 1. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite. Mana ishimwe. Icyatumye abakera bahamywa neza nuko bari bagufite. Hano batubwiye ko aribo dukwiye gukuraho icyitegererezo. Nshuti muvandimwe, ndakwinginze soma Bibiliya usome igice cya 11 cy'Abaheburayo wumve abo dukwiye gukuraho icyitegererezo. Ese ni ibiki bizeraga? Kugira ngo twinjiremo noneho rero tugiye gusoma mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorino rwa mbere igice cya 12 dusome umurongo wa 9. Ahangaha urwandiko Pawulo yandikiye Abakorino rwa mbere igice 12 umurongo wa 9. Reka wenda duhere ku murongo wa 4. Kaduhere ku murongo wa 4 dusoreze ku murongo wa 11, ariko ijambo ushaka ko tuzigaho rirebana no kwizera riri ku murongo wa 9. Ariko kugira ngo ubasi wowe tugendana ubasha kugira ikintu wumva, ubasha kumva ibintu neza, reka dusome duhere ku murongo wa 4 tugeze ku murongo wa 11. Kadusome twumve. Hatubwiye ngo icyakora hariho impano z'uburyo bwinshi ariko umwuka n'umwe, kandi hariho uburyo bwinshi bwo kugabura iby'Imana ariko umwami n'umwe. Hariho n'uburyo bwinshi bwo gukora ariko Imana ikorera byose muri bose n'imwe. Umuntu wese agahabwa ikimwerekanaho umwuka kugira ngo bose bafashwe. Umwe aheshwa ijambo ry'ubwenge n'umwuka, undi agaheshwa n'uwo mwuka ijambo ryo kumenya, undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera, undi agaheshwa n'uwo mwuka impano yo gukiza indwara, undi agahabwa gukora ibitangaza, undi agahabwa guhanura, undi agahabwa kurobanura imyuka, undi agahabwa kuvuga indimi nyinshi, undi agahabwa gusobanura indimi. Ariko ibyo byose uwo mwuka n'umwe niwe ubikora muri bose, agabira umuntu wese uko ashaka. Umurongo ushaka cyane n'uwa 9 muwumve neza. Haravuze ngo undi agaheshwa n'uwo mwuka kwizera. Aha hantu dusomye Pawulo avuze hano yari arimo kuvuga impano umwuka wera atanga. Muri izi mpano yavuze umubare wazo ni impano 9. Impano ya mbere ni impano y'ubwenge, impano ya kabiri ni impano yo kumenya, impano ya gatatu ari no tugiye kuganiraho mu bihe Imana izadushoboza ni impano yo kwizera, impano ya 4 ni impano yo gukiza indwara, impano ya 5 ni impano yo gukora ibitangaza, impano ya 6 ni impano y'ubuhanuzi, impano ya 7 ni impano yo kurobanura imyuka, impano ya 8 ni impano yo kuvuga indimi nyinshi, impano ya 9 ni impano yo kuzisobanura. Noneho ahantu dusomye cyangwa se ibi bintu dusomye aha biri mu cyiciro cy'impano. Noneho muri izi mpano 9 Pawulo avuze umwuka atanga
hajemo n'impano yo kwizera. Icyitonderwa rero, abantu benshi dukunda kwigisha abakristo, hakaba n'abakristo nabo bitoza abandi, bigisha abandi, tukabahatira ikintu cyitwa kwizera. Ugasanga turabwira abantu ngo igituma ibyo bitabaye ntabwo wari wizeye. Mu nsengero uzasanga abapaseri benshi, ababishopu benshi barimo barabwiriza, bakabwira abantu ko bakwiriye kwizera, bakanabateramo kwizera, mbega bakababwira ko impamvu ibintu byabo bidasohora nuko batizera, bagashakisha uburyo bwose babemeza kwizera. Ariko wareba cyangwa wicaye muri iryo teraniro ukiyumva wowe warizeye ntako utagize. Ibyo nanjye byagiye bimbaho. Umuntu akakwereka ko igituma ibyo wasengeye bitabayeho, ibyo wahanuriye bidasohora, n'ibindi byose bitajya bisohora, ngo ntabwo wizera. Ariko ukumva warizeye, ukumva waramva, wageze naho uvuga ati noneho ngewe ndizeye rwose, ndizeye pe. Ariko ukabona nta kintu kirimo kirakorwa. None se shuti, reka nkubaze, kuko niba umuntu akubwiye ngo ntiwizeye kandi wowe ukumva ntako utagize, kuki bitasohoye kandi batubwiye ko kwizera ari ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi akaba ariko kuduhamiriza ko ibyo tutareba byose ari ukuri? None wowe warabyizeye ntibyasohora, none bari kukubwira ngo impamvu itasohoye ngo ntabwo wizeye. Ubwo se kwizera yaba ari iki? Wakwizera gute noneho? Ubundi hano mu Baheburayo batubwiye ko definition yo kwizera ni ukumenya. Niyo batubwiye ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa. Ni ukuvuga ngo definition yo kwizera, ubusobanuro bwo kwizera ni ukumenya. Mu yandi magambo, kwizera ni ururimi rw'ijuru, naho mu rurimi rwacu rw'inaha mu isi ubusobanuro cyangwa definition yo kwizera ni ukumenya. Uti kumenya iki rero? Kumenya ibyiringirwa. Uti si ibyiringirwa ni ibihe? Ibyiringirwa hano batubwiye ko ari ibyo tutarebesha amaso yacu, tutarabona, tutanazi. Hari icyo bita ibintu utarabona muri kontekste yuko ibyo bintu utarabifata mu ntoki zawe. Ni ukuvuga ngo nshobora kuvuga ngo iki kintu sindakibona mu buryo bw'uko ntaragitunga, kitaragira mu ntoki zanjye. Ariko noneho hari icyo bita kubona mu buryo bwo kurebesha amaso yawe, icyo kintu utarakibona n'umunsi n'umwe, utanazi icyo ari cyo kuko utaranakibona. Aho rero uko birivuga, ni ikintu utari wabona n'umunsi n'umwe. Icyo kintu utarabona rero ntiwamenya n'icyo ari cyo. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ibyo byiringirwa rero ni ibintu utarabonesha amaso yawe n'umunsi n'umwe. Ikindi ni ibintu nyine utazi, wabwiwe gusa, bijya mu matwi yawe, ariko ibyo bintu ukaba utarabibona na rimwe. Ariko ukizera ko bihari uzabigira. Tugaruke hano mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakorinto rwa mbere 12:9, batubwiye ko muri ziriya mpano 9 harimo n'impano yo kwizera. Ikibazo rero, niba abantu batwigisha kwizera, natwe ababyigisha n'abandi bavuga butumwa cyangwa se abakristo tukajya kubyigisha abandi, tukanabereka ko igituma ibintu byabo bidasobanura ko batizeye, kandi bo bakumva barizeye, ubwo kwizera kwaba ari iki? Kandi ko kwizera gusohoza ibintu. Ubundi iyo wizeye byanga byakora ibyo wizeye biraba. None niba warizeye kumva nako utagize, kuki bitabaye? Ubwo rero igisubizo ntabwo wizeye. Nicyo gisubizo, kuko kwizera byanga byakunda kurarema ikintu kitari gihari, utigeze ubona mu maso yawe, utazi n'ubwoko bwacyo, gusa wabwiwe ariko ukabona kirabaye. Tuzaganira ku ntambwe enye zo kwizera. Intambwe enye zo kwizera nizo tuzaganiraho. Intambwe enye zo kwizera. Intambwe ya mbere, ubwo ne tugiye guheraho, ni ukwizera duhuriraho twese abari mu isi, abatuye isi, yaba abakristo,
bamaze kwakira Yesu umwami n'umukiza wabo, ndetse n'abatari abakristo. Iyi ntambwe ya mbere, aka gace ka mbere duhereyeho, ni ukwizera duhuriraho twese, abirabura, abarabu, abazungu, abagufi, abarebare, abakijijwe n'abadakijijwe. Hari aka gace ka mbere tugahuriraho mu kwizera. Aka rero ndibo kagarukeho, turebe uku kwizera duhuraho twese ni ukuhe. Ese ubundi ko kubwo ni ukwizera? Aha, ikibazo ni uko abakristo benshi babyita kwizera, ariko ikibazo, ese ibintu abapagani bizera ubwo wabyita ko ari byo kwizerwa? Intambwe ya kabiri tuzaganiraho ni ukwizera gushingiye ku kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ukizera ko yavuye mu ijuru akaza mu isi, ukawizera ko yagupfiriye, ukizera ko yazutse, ukizera ko yasubiye mu ijuru, kandi ukizera ko yasize isezerano yuko azagaruka gutwara abamwizera bose. Ibyo rero kugira ngo ubyizere, kugira ngo bikujyemo, bica mu bintu bibiri. Ni ukubyizera mu mutima ukanabyatuza akanwa kawe, ubundi bikaba birarangiye, igikorwa cyo kuba umwana w'Imana kikaba kirarangiye. Kubyizera mu mutima warangiza ukabyatuza akanwa kawe ubibwira abandi. Aha, iyo ni intambwe ya kabiri, kwizera gushingiye ku kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Intambwe ya gatatu ni ukwizera gushingiye ku gukora ibitangaza. Aha ngaha abantu benshi bakunda kugira ikibazo ku birebana n'ibitangaza, kubera ko ibitangaza ari Imana irabikora, ari na Satani arabikora, ariko ibitangaza by'Imana biba biri original, ibya Satani biba biri pirata. Ni ukuvuga ngo Satani nawe akunda iteka ryose gupirata ibintu by'Imana. Niyo mpamvu uzasanga hirya no hino ku isi hari amadini menshi akoreshwa na Satani, yashinzwe na Satani, akaba afite abakozi b'abantu bayayoboye bakora ibitangaza bikomeye, ariko ibyo bitangaza bikaba cyangwa se bakaba babihabwa n'umwami wabo, ari we mwami w'umwijima Satani. Rwose hirya no hino ku isi ni nabo benshi kurenza abakora ibitangaza bakoreshejwe n'Imana. Hahandi uzabona abantu, umuntu bamukora ukabona arahanutse yikubise hasi. Hahandi uzabona rwose ati shyira igare ryawe hasi uhaguruke iryo gare wagendagaho. Hahandi uzabona umuntu agira gutya gusa uku, abantu bose bagahita basubira inyuma, bose bakabikubise hasi, ngo ibyo ni ibitangaza. Hahandi n'umuntu ashobora guhita ahinduka ukabona yazamutse agiye mu kirere. Noneho Imana nayo irabikora. Impamvu ikora ni iyihe? Yo Imana ikora ibitangaza mu buryo bubiri bwo gushaka kwemeza abantu. Icya mbere, nka Pawulo we yavuze ko ibitangaza byagenewe abatizera. Ubundi nta n'umukristo ukijijwe wemere kwirirwa yirukanka nyuma y'ibitangaza. Kubera iki? Kubera ko Yesu niwe gitangaza gikomeye. Iyo usomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5 kugeza ku murongo wa 6, Yesaya yahanuraga umwari uzasama inda ari we Mariya, hanyuma akabyara uwo mwana. Uwo mwana rero afite amazina 5. Reka twasome twumve. Baravuga ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutwari buzaba ku bitugu bye. Izina rya mbere azitwa igitangaza, irya kabiri umujyanama, irya gatatu Imana ikomeye, irya kane Data wa twese, irya gatanu umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagwira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze bibushyigikize guca imanza zitabera. Wenda reka mbe nkaru cyane kubirangiza byose, ariko ni ukuvuga ngo umuntu wese wakiriye Yesu Kristo aba yakira igitangaza mu buzima bwe. Kubera ihe mpamvu nuko Yesu ni uhagarariye ibintu byose byaremwe. Iyo wakiriye umwami w'ibyaremwe byose, bivuga ngo icyo ni igitangaza kirenze ibitangaza byose. Bya bindi wirwa wirukanka inyuma ku bantu babikora, bamwe bakoreshwa n'imyuka mibi,
urarushywa n'ubusa, kuko muri wowe harimo igitangaza gikomeye, harimo nyiri ibitangaza. Niba rero nyiri ibitangaza kurimo, kuki wirirwa wirukanka inyuma y'ibitangaza? Nikabone tube tugarukiye icyo nashaka kuvuga cyane. Bibiliya Pawulo yaravuze ngo ibitangaza byagenewe abatizera. Imana yemera ko ibitangaza bibaho icyambere kugira ngo yemeze abatemera ubutumwa bwiza ko ihari. Ariko icyitonderwa, twabonye ko na Satani nawe abikora. Niyo mpamvu uzasanga umuntu ashobora guhagarara imbere y'abantu agahera ku munota wa mbere ari kwigisha abantu ibiryo, akazi, amafaranga, imodoka, promotion, kurira indege, kuzamurwa mu ntera, kubyara. Imana irabihinduye, ibyari bikugoye, ibyo byose ubutayu wari urimo Imana ibukuvanyemo. Imana iremye ibintu bishya ku buzima bwawe, agasoza akora ibitangaza. Ariko mu butumwa yavuze atigeze avugamo ubutumwa n'ijambo na rimwe rishobora guhindura umuntu mu bugingo ngo akizwe yizeye. Kuko ibi arimo aravuga, abenshi b'isi b'abapagani barabifite kurusha abizera. Hari igihe Imana ishobora kuba yazanye umupagani ufite ayo ma etaje, uhora wurira indege, ufite amamiliyari n'amamiliyari kuri konte, ariko Imana ikaba yamuzanye mu rusengero kugira ngo yumve ubutumwa, yizere umwami Yesu, ababarirwa ibyaha bye. None ugasanga uyu mwigisha arimo arigisha ibyo ngibyo, wa muntu Imana yazanye kugira ngo akizwe agataha uko yaje. Kuko ibi uri kuvuga arabifite, ariko yabiburiyemo amahoro. Ntabwo Yesu yadutumye kwigisha ibyo, ahubwo yadutumye guhindura abantu, kubahindurira kuba abigishwa be. Icyo nicyo Yesu yadutumye, ni uguhindura abantu tukabahindurira kuba abigishwa ba Yesu. Ariko ikibazo, ntabwo ushobora kuba umwigisha utabanje kwiga. Hari abantu benshi bigisha ariko banze kwicara ngo babanze bige ibyanditswe byera nabo bige. Kandi ikindi, nta muntu ushobora kuba umwigishwa atemeye kwicara ngo yige. Ntibibaho. Abigisha bose, umuntu wese ushaka kwigisha ukabumva ushaka kwigisha, banza wicare wige, nibwo uzabona ibyo ujya kwigisha abandi. Kandi umwigisha wese iyo yigisha nawe barimo kwigishwa. Hanyuma ntabwo uyu muntu yakizwa, kuko ibyo uri kwigisha nibyo agira, kandi yabiburiyemo iki? Amahoro. Kandi nawe ikibitera nuko utigeze wicara ngo ubanze kwigishwa umenye icyazanye Yesu. Ni iki cyatumye Yesu aza mu isi? Yesu yaje gukiza iki? Icyamuzanye hano mu isi ni iki? Banza winjiza umuntu mu bwami bw'Imana, hanyuma nagera mu bwami bw'Imana ibindi azabisangayo. Imana igituma ishobora gukoresha ibitangaza no kugira ngo abantu niba banze kumva ubutumwa bwiza basi bizere n'ibitangaza. Kuko Yesu yigeze ababwira abafarisayo bari baramunaniye, Yesu yaravugaga agakoresha ubushobozi bwose, akigisha, akavuga urukundo rw'Imana ku bantu, akavuga imbabazi, akavuga uburyo Imana yabakunze n'uburyo ishaka ko bahinduka ntibumve. Yagera agakora ibitangaza, nabwo abona baramwita Belzebuli. Kizera vatari ko kuki mutumva? Basi nimutanyizezwa n'ibyo mvuga, munyizezwe n'ibyo nkora. Basi hari igihe abantu rero bananirwa kwizera Imana bayizejwe n'ubutumwa bwiza, ikemera gukora n'ibitangaza kugira ngo basi bavuga ati tubonye Imana ihoraho. Ni nako iyo dusomye mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 16 uhere ku murongo wa 14 kugeza ku murongo 20, hari amagambo avuga ngo ubwa nyuma abonekera abigishwa be 11 bicaye bafungura, abagaya kubwo kutizera kwabo no kunangirwa kw'imitima kwabo, kuko batemereye abamubonye amaze kuzuka. Arababwira ati, mujye mu bihugu byose mwigisha abaremwe bose ubutumwa bwiza, uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacirwaho iteka. Noneho umurongo wa 16 aravuga ngo kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: icya mbere bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, icya kabiri bazavuga indimi nshya, icya gatatu bazafata inzoka, icya kane ngo kandi nibanywa n'ikintu cyose cyica nacyo kizabatwara na hato, icya gatanu bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Noneho umurongo wa 19 aratubwira ngo nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo arazamurwa ajyanwa mu ijuru yicara iburyo bw'Imana. Umurongo wa 20 akatubwira ngo abo barasohoka
bigisha hose umwami Yesu ari kumwe nabo abafasha, akomeresha ijambo rye ibimenyetso byagendanaga naryo. Ni ukuvuga ngo Imana ijya ifata ijambo ryayo ikarikomeresha n'ibimenyetso, ikarikomeresha ibyo bitangaza, kugira ngo abantu basi niba banze kwizezwa n'ubutumwa banizezwe n'ibitangaza. Rero hari abakozi benshi bakora ibitangaza rwose b'Imana, ariko twabonye ko abasatani nibo benshi. Rero ntabwo ushobora gukora ibitangaza udafite kwizera. Ari abakora ibitangaza bahamagawe na Satani, bakora Satani, babikoreshwa nuko bizeye imbaraga za Satani. Batazizeye ntabwo bashobora kubikora. Birabasaba kubanza kwizera imbaraga za Satani. Hanyuma n'abakoreshwa ibitangaza n'Imana birasaba ko bizera Imana ishobora byose, bakumva ko iyo Mana iri hejuru ya byose, ishobora byose, nta kinanira. Rero iyo ni intambwe ya gatatu, ariyo kwizera gushingiye ku gukora ibitangaza. Iki nacyo tuzongera tukigaruke tukige neza, turebe ibitangaza biri gukorerwa mu isi, turebe n'amadini menshi amwe abikora, ariko abashinze bakaba bari kuri mission ya Satani. Wowe wajyayo ukagira ngo ni Imana iriyo, ariko nta Mana iriyo. Tuzareba umuntu ukora ibitangaza yizeye Imana n'ubutumwa aba yavuze. Turebe n'abakora ibitangaza biza biherekeje ijambo bavuze, niba koko ijambo bavuze ari ijambo ry'ubutumwa bwiza. Ubwo tubonye kuba ari intumwa zisohotse zivuga ubutumwa bwiza, nibwo Imana yaherekezaga ijambo ryayo irerekesha ibimenyetso n'ibitangaza. Noneho tuzareba ese ubutumwa intumwa zavugaga ni ubuhe, misiyo Yesu yazihaye y'ubutumwa bagomba kujyana, kandi ko twabonye ko aribo cyitegerezo tugomba kureberaho cyo kwizera. No mu kuvuga ubutumwa tukavuga ubutumwa ubwo bavugaga. Ese uyu muntu uri kuvuga ubutumwa akora ibitangaza, yaba ubutumwa yavuze kuko ari ubw'Imana, ku buryo Imana inabushyigikisha ibitangaza kugira ngo yemeze abantu? None nidusanga ubwo butumwa yavuze nta hantu buhuriye na misiyo ya Yesu mu kwamamaza ubutumwa bwiza, uzahita ubona ko n'ibitangaza akora atabihabwa n'Imana, kuko Yesu Imana yakoreraga, ahubwo abihabwa n'uwo yizeye ariwe Satani. Icyo tuzakiganiraho. Hanyuma intambwe ya kane yo kwizera, ayo ntambwe ya nyuma, akaba ari nayo ntambwe ikomeye Imana isaba umukristo aho ari hose ku isi apfa kuba yaramaze kwizera, ni kwizera gushingiye ku kureba ku bitaboneka. Ndasubiramo, kwizera gushingiye ku kureba ku bitaboneka. Hari ijambo Pawulo yavuze mu rwandiko yandikiye Abakorinto rwa 2 igice cya 4 kuva ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18. Ni amagambo nkunda meza cyane. Yaravuze ngo nicyo gituma tudacogora nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ariko umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Aravuga ngo kubw'iyo mpamvu rero natwe ntabwo tureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka. Haleluya! Ngo kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Imana ishimwe cyane. Kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya, ngo kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Kubw'iyo mpamvu rero ngo tureba kubitaboneka, kuko ibiboneka ari iby'igihe gito, naho ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Byo ni iby'iteka ryose, ntabwo bifite garanti, ntabwo bifite aho bizagarukira. Niyo mpamvu Pawulo avuga ati twebwe ntabwo tureba kubiboneka, no, ahubwo tureba. Ndasabira umuntu udukurikiye, wowe unkurikiye aka kanya, ngo Imana iguhe kwizera kubasha gutobora kukareba ku bintu amaso y'umubiri atareba, kuko ibyo amaso y'umubiri atareba
ijambo ry'Imana ritubwiye ko byo ni iby'iteka. Ndasaba Imana kugira ngo igufungure amaso, kwizera kwawe kurenge ako kazi kawe, kurenga ayo mafaranga, kurenga diplome yawe, kurenga ubwenge bwawe bw'isi wize, kwizera kwawe kurenge siyansi wize, kurenge filozofi, kurenge histoire wize, kurenge mate fizike wize, kurenge iki kirere, kurenge kurira indege, kurenge kubaka etaje, kurenge kugira icyubahiro cyo mu isi, kuzamuke kurenge iki kirere, kurenge izuba, kurenge ukwezi, kurenge inyenyeri, kugende gukomange ku rugi rw'Imana, ku rugi rw'ijuru, kugera aho Imana iri, kubanze kureba ibiri mu ijuru, kureba ibyo bintu uburemere bwabyo, ibyo bintu by'agaciro. Oh haleluya! Kugeraho aho niho hari ibintu by'iteka ryose. Pawulo ati ntabwo tureba kubiboneka, ahubwo tureba kubitaboneka. Kubera iki? Kuko ibiboneka ni iby'igihe gito, ariko ibitaboneka bikaba iby'iteka ryose. Ngizo intambwe nke tugiye kuganiraho, ariko dushaka kureba icyitegererezo cy'abizera. Niko twasomye mu Baheburayo 11 iriya titire batubwiye ngo kwizera uzi icyo ari cyo. Niba utakuzi rero, dore ibyitegererezo by'abizera nyakuri. Ibyo byitegererezo rero tuzanyira tubisoma turebe. Niba ari Aburahamu, turebe Aburahamu yizeye iki? Ese ibyo ni kwizera uyu munsi n'ibyo Aburahamu yizeye? None se ko ijambo ry'Imana rivuze ko ari we cyitegererezo cyanjye mwiriye gufatiraho, kuki nta kwizera ibyo Aburahamu yizeraga? Niba ari Mose tuzabireba, niba ari Eliya tuzabireba, niba ari Samusoni tuzabireba, niba ari mbega tugiye kureba ibyitegererezo by'abizera, ari byo dufatiraho icyitegererezo cyo kwizera, tugera ikirenge. Kuko Pawulo yabwiye Abefeso aravuga ngo twubatse ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi. Ubu tukubwira abizera tugiye guhera noneho ku kwizera duhuriraho twebwe abatuye isi, yaba bakijijwe yaba n'abadakijijwe. Ese uku kwizera ni ukuhe? Wenda ikintu navugaho gatoya, wizera ko Imana izaguha inzu, yewe uranabiririmba, uri mu masengesho urabivuga ati ndabyizeye ko uzampa inzu Mana. Iyo uri kuganira n'abandi bavuga ati ngewe nizeye ko Imana izampa inzu, ikibazo nakubazaho nkurikiye, ese icyo kintu wise ko wizera, ubwo ndavuga wowe ukijijwe, umupagani we yaba nawe ajya byizera ibyo akabivuga? Icyo kintu gitekerezeho. Niba si umupagani nawe yizera ko azabona inzu, ubwo kwizera kwawe kuba gufite ishingiro, ubwo yaba ari ukwizera? Twabonye ko kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ko ibyo tutareba. Noneho twavuze ko uku kureba ntago ari ukuba icyo kintu utaragifata mu ntoki, ahubwo ni ikintu utarabonesha amaso yawe n'umunsi n'umwe. Ese inzu waba warayibonye n'amaso yawe cyangwa nturayibona? Inzu zo ziratogose ku isi yose ni amazu gusa. None icyo kintu wabonye nubwo utaragifata mu ntoki zawe, kuki ucyita ngo nicyo kwizerwa? Ibintu tugomba kwizera ni ibintu tutararebesha amaso yacu n'umunsi n'umwe. Ushobora kuvuga ngo ngewe nizeye imodoka, ngewe nizeye ko Imana izampa imodoka. Imodoka warayibonye nubwo utarayitunga, ariko amaso yawe yarayibonye. Nose ubwo nibyo kwizerwa? Uko rero ubyizeye niko n'umupagani nawe yizera akazayibona. None umupagani we aranabyizera, ahubwo akanakoresha ubwenge bwe bwinshi kugira ngo abigereho kandi akabigeraho. None wowe uranavuga ngo urabyizeye, ukirirwa uryamye ntiwaguruka ngo ujye gukora, ukirirwa ugenda na Bibiliya ngo ugiye kuvuga ubutumwa kandi nta nawe ubuvuga, ugasigara wese ukoroka abantu ngo kugira ngo bakure amafaranga, ukongera ukavuga ati nizeye ko Imana izampa imodoka njya mu murimo wayo nyifite. Yakobo yaravuze ngo kwizera kudafite imirimo
kuba gupfuye. Iki tuzakigarukaho. Ese kwizera kudafite imirimo ni ukuwe? Ukwizera se ufite imirimo ni ukuwe? Niba wizera ariko nta gikorwa, ntabwo urizera. Nukuri kwizera kwawe kuri hasi. Kuko Yakobo yagaragaje ko kwizera kudafite imirimo n'abadayimoni barakugira. Niki kiranga ko wizeye? Ni ibikorwa. Imirimo ni igaragaza ko wizeye. Urugero, se wowe uranavuga ngo nizeye imodoka, urirwa uzerera, ntiwanavuga ati kagiye gushaka akazi nkore, mere ku 100, mere ngere ku 1000, ejo bundi nzagira imodoka, ngo urizeye. None se Imana izabimanura mu ijuru kubite hasi? Imana izabinyuza muri ba bantu. Wowe uravuga ngo wizeye ko Imana izaguha inzu, uririrwa uwanga uwo muturanyi wawe, uranga umuntu wo muri famiye, uranga inshuti yawe. Imana izanyuza hehe iyo nzu kandi utarimo no nibuza gukoresha amaboko yawe? Ushobora kwanga izakoresha umuntu kandi uwo muntu yari kuzakoresha wenda ari wo wanze. Icyo ni ikintu duhuriraho twese batuyize. Urundi rugero, ubundi ngira ngo murabona iyo abantu bahinga, murabona ko isi ikintu kiza imbere cyane muri iki gihe ni ikintu cyitwa ubuhinzi. Kandi koko ubuhinzi buramutse buhagaze, isi yose abantu twashira. Nubwo tubona ibi byose, iri koranabuhanga, itekinoloji mubona irangije isi, kugeza aho amarobo ari gukora imirimo, abantu bakirukanwa mu mirimo bakoraga amarobo akaba ari yakora. Murabona iri terambere riza mu isi ry'ikoranabuhanga, nubwo twarigira kajana n'aya mafaranga arimo arakorwa, twebwe tushakisha amafaranga. Utahinze, ubuhinzi butabayeho, aya mafaranga yata agaciro, n'iri koranabuhanga ryata agaciro. Ubuhinzi nicyo kintu cya mbere kigomba gushyirwa imbere ku isi, kuko tutahinze ibyo ntago twabona ibidutunga. Na ya mafaranga kuyatanga se wayatanga uyahande kandi nta kintu uri kumuguraho. Umukristo aragenda agahinga, akarima amasinde, yamara kurima amasinde ejo agasanza, yamara gusanza akarobanura za mbuto agatera. Niba ateye indobe 5 z'ibishyimbo, ashobora gutegenda akagura imifuka 5 cyangwa imifuka 10 ya kilo 100 yo kuzahunikamo ibishyimbo bizava mu ndobo 5. Ibi bintu akavuga ngo nibyo yizeye ko Imana izabikora. Ariko njye mbwira, wari uzi ko icyo ngicyo n'umupagani nawe akizera? Uzi ko umupagani nawe agenda agahinga indobo y'ibishyimbo, agategura imifuka 2-3 yuko azasaramo bingana gutyo? None se wowe niba uvuga ngo urabyizera kuko wamenye Yesu ngo wakijijwe, uriya we noneho arabyizera, hari inde yishingikirije uzabimukorera? Bivuga ngo iki wizeye n'umupagani akakizera ntabwo ko ari ukwizera. Kuko ibi tuzabigarukamo, tuzasanga ibi ari ibintu Imana ateguye ku buzima bw'umwana w'umuntu. Ni ibintu Imana yateguye ku buzima bw'umwana w'umuntu, ntacyo wahinduraho, nta nicyo wakongeraho. Wavuga ngo urabyizeye, utabyizera bizaba. Umukristo asama inda, akajya kwa muganga. Mu gihe asamye inda atangira kujya kugura imyenda, hagahaha imyenda rwose, agapakira akitegura kuzabyara. Igituma ari guhaha imyenda nuko yiteguye ko azabyara. Ubwo kandi akavuga ngo ndabyizeye. Kandi w'impamvu nyine abyizera nyine nuko ngo yamenye Imana ishobora byose igomba kumurindira umwana, nawe ikamurinda kugeza ku munsi wo kubyara. Wari uzi yuko ibyo wizera nk'umukristo n'umupagani abyizera akanabishyira mu bikorwa? Uko twita ukajya gutangira kugura imyenda, niko n'umupagani nawe twita akajya gutangira kugura imyenda kugira ngo azabyare. None wowe kubivuga ngo urabyizeye kuko wamenye Imana, uriya wabyizeye yishingikirije kuri nde uzabimufashamo? Ntabwo icyo ari cyo kwizerwa, ahubwo icyo ni ikintu Imana yateguye ku kiremwa muntu kigomba kubaho byanga byakunda. Kuko impamvu, niba uvuze ngo urabyizera, yego reka tuvuge ngo urabyizeye kuko wamenye Imana, umupagani wabyizeye kubera iki? Ninde yashikirije uzabimufashamo? Ubuse nta bantu tuzi bajya kwa muganga bakagwa ku kiriri barimo kubyara? Ntabo tuzi bakorerwa cesarienne bakayigwaho? Ntabwo baherutse kutwereka umuntu i Kanombe, mu mama wagiye kubyara baramubaga
bamukuramo umwana ariko ikinya kikanga kumuvamo. Ntibaretse kumutwereka umwana waje kumusura agize imyaka 8 undi akiri mu kinya. None se we ntiyari umuntu nkawe, kuki se watigeze ava mu kinya? None niba wowe byizeye kuko wamenye Imana, uriya mupagani we ni gute yizera akagenda akagaruka? Kuko bigaragara ko ari ibintu Imana yaremye kandi bihari biri mu muntu bigomba kuba byanga byakunda. Ejo bundi nibatweretse undi CHK wabyariye Kibagabaga nawe bamutera ikinya nawe kikamuheramo n'ikimuvemo, bakaza kumwimura amaze imyaka 3 Kibagabaga bakamujyana CHK. Sinzi n'ubu niba kiro cyangwa niba yarapfuye. Use nta bantu uzi batwise indikagivamo batarabyara sibo bakugose? Nta buzi se bagiye kwa muganga bakabyara ariko bakagarukana umwana yapfuye atariho? None se kuki umupagani abyizera akagura n'imyenda kumva kakazabyara kandi umwana akamuzana? Ibyo rero ntago ari byo kwizerwa, ahubwo ni ibintu Imana yakoze biri mu muteguro wayo bihoraho bibaho, bigenda bigira n'ingaruka nyinshi zibibamo bitewe nuko umuntu yemeye kwinjiza umubi Satani mu buzima bwe. Hari ibintu byinshi tubona twebwe abakristo tuvuga ngo turabyizeye ariko n'abapagani babyizera. Mu minsi yashize akaniko kantu ngiye kubaha ariko nsorezaho, hari umuvuga butumwe twari turi kumwe nawe ngavuga ubutumwa, hanyuma tugera ahantu turi kugenda abona igipangu cyanditseho ngo icyamunara, handitseho n'igihe cyamunara izabera. Arangije avuga ati Imana yambwiye ko izama inzu mu buryo butunguranye, kandi ijambo ry'Imana avuga ngo kwizera kurarema. Ubu ndizeye icyamunara ngomba kuzayizamo kandi iyi nzu igomba kuba iyanjye. Niba kwizera koko kurema bite biremeka none ahangaha iyi nzu igomba kuba iyanjye, nuko yavuze. Ndamuseka cyane, arambwira ati kuseka mukozi w'Imana ntabwo uzi ko wowe ubwo waba ukorera Imana utizera rero? Yabwira ni ndayizera, ntari kuko kwizera ufite ukuvuze, uko kwizera uri kuvuga ntabwo ariko. Ati niba kuko kwizera kurema ngiye kubyizera kandi nzayibura, ni ngaho reka turebe. Hanyuma ngewe nakomeje kujya muhamagara, ese urakizera? Ati ndakizeye. Urakizeye nawe mu cyamunara uzajyamo? Ati ndakizeye. Hashanga nk'iminsi 2 ko turi gusatira icyamunara. Urakizeye? Ati byihore. Ati ndabyizeye. Kugeza ku munsi w'icyamunara. Hanyuma umunsi ugeze aragenda ajya mu cyamunara, ndamuhamagara nawe wagiye? Ati nagiyeyo. None se uracyabihagaze murakize? Ati yewe. Ati ndizeye bikomeye cyane ahubwo. Okay. Aragenda batangira gupiganwa, nawe arapiganwa, agapiganwa n'agapiganwa. Muze kumbwira niba uyu muntu arize cyangwa utari yizeye muri commentaire, nifuza ko muzabyandikamo uyu muntu niba yari yizeye cyangwa se atari yizeye. Barapiganwa basigara ari 2 bonyine, we n'undi warusigaye, abandi bose bavuye babona ko babarushije amafaranga menshi. Hanyuma wa wundi avuga amafaranga, none undi nawe yumva ko ahise ajya ku ntera ndende cyane. Arangije nawe arayavuga avuga amafaranga ari hejuru ya wa wundi. Ubwo baramubwira ati se amafaranga arahari? Ubwo nyine bahise bakubita ingoma, niba ari ingoma niba ari iki. Hanyuma byemerwa ko ari ugize gute iyo nzu uyitwaye, ngo basoze bati tugendere ujye kuzana amafaranga. Amafaranga sara yazana ari hehe? Ndamuhamagara bite wizeye? Ati ndizeye. Wamaze gupiganwa? Ati ahubwo birangiye ari jewe nyine inzu wemere kwitwara. None se amafaranga yaba yakugezeho? Ati mwana, ati amafaranga ntayo kabisa. Ati n'ubu ndacyarindiriye ko Imana ibikora. None se ko kwizera kurema kuki ayo mafaranga atarakugeraho? Ati nanjye byancanze. Batangira kumwatakada, tugende utange sheki. Biramucanga ategeza amafaranga ari buyakure, araheba. Ntibyarangiye se inzi twawe nuriya bari basigaranye ari 2? None reka nkubaza inshuti yanjye,
ko twumva Bibiliya ivuga ngo kwizera kurarema. Yesu yaravuze ngo mwagira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi. Akabuto ka sinapi ngira ngo urakazi. Niba utakazi, ni akantu gatoya winjiza ufatisha urwara, ntago wagafata gutya ngo bikunde, ni urwara ushingaho kakinjira mu rwara. Noneho Yesu yabwiye intumwa, yabwiye abizera ngo nibuza nuramuka ugize kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, uzabwira umusozi ngo nushinguke utabwe mu nyanja, ngo kandi bizakunda. None mumbwire, ese uyu muntu yari yarizeye cyangwa ntari yizeye? Murebe namwe kuva abibonye ko iyo nziza aterwa icyamunara, uburyo yabyizeye, kugeza ubwo agiye mu cyamunara, kugeza ubwo apiganwa, kugeza ubwo abasigare babiri, kugeza ubwo ari we noneho wemerewe inzu, ategereza amafaranga araheba. Ese nshuti subiza, uyu muntu yaba yari yizeye cyangwa ntiyari yizeye? Ako ni akantu musigiye. Yari yizeye cyangwa ntiyari yizeye? Tuzagaruka tubereka niba yari yizeye cyangwa se atari yizeye. Ariko twibukiranye ko turi ku ngingo cyangwa intambwe ya mbere yo kwizera duhora twese abatuye isi. Iyi ntambwe niyo tuzagaruka twerekana ko ibyo twita kwizera atari ukwizera, kuko kwizera kwa nyako kurarema ibintu bikabaho. Niba rero wizeye ukumva wizeye ukabona ibyo wizeye nibiri kuba, ntabwo kwizera ufite ariko kwa nyako. Tuzareba kwizera kwa nyako uko ariko. Shuti, musabye kugira ngo Imana igumura amaso iguhe kwizera kwa nyako. Tugiye gusengana Imana ibaha umugisha. Munsubize icyo gisubizo niba uyu muntu yari yizeye cyangwa se atari yizeye, muri commentaire tubisome n'abandi badufashe babisome. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Turagushimiye mwami wacu, umubyeyi mwiza udukunda. Turagushimiye ko waduhamagaye kugira ngo tugukorere mu gihe nk'iki ngiki, gihe gikomeye. Dutangiye kwiga inyigisho zirebana no kwizera, dore ko kwizera ari cyo kintu gishobora gutuma twemerwa n'Imana. Niko ijambo ryawe tubwira mu Baheburayo 11:6 ngo ntibishoboka kutakwizera yakunezeza, kuko wegera Imana wese ngakwiye kwizera kwiriho kandi kagororera abayishaka. Mana, duha ubwenge, uduhe kumenya kwizera icyari cyo. Uru rugendo dutangiye rw'izi nyigisho zo kwizera, turakwinginze ngo ubane natwe kugeza ubwo tuzarangiza izi nyigisho. Kandi umuntu wese uzumva buno butumwa, Mana, tuzasoze ahawe kwizera kandi aguhishuriwe bya nyabyo. Haleluya, haleluya. Ndagushimiye ko kuri umwami mwiza kandi wumva gusenga kwacu, kandi uzabana natwe, kandi ugiye kugaragaza kwizera kwa nyako, ugakora abantu mu mwijima bakajya mu mucyo mwiza w'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Ndagushimiye ko bishe gusenga byamaje nizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Turagushimira kubw'umwanya ufata wumva ubutumwa bwiza tukugezaho. Imana ikomeze kubana nawe, kandi Imana iguhe kwizera mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amahoro y'Imana abane nawe.